What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi muri filime yacu Icyumba cyanjye, nyuma yuko Miki afashe mukuru we koko ndetse na mama we bari kumugambanira kugira ngo babashe kuba bamutandukanya n'umugabo we Iva burundu, uyu Miki abashije kuba yafata ibyemezo biteye ubwoba, aho Nsuki afashe icyemezo cy'uko amabanga yose ya koko agiye kuba yayashira hanze. Uyu Miki akamenya ukuri kwa nyako, ndetse n'umugabo we Iva nawe bitumye afata ikindi cyemezo cy'uko agiye gufata umugore we Miki akamubwiza ukuri, akamubwira umubano uri hagati ye na koko. Guys, muri filime yacu Icyumba cyanjye ibintu byose bihinduye isura, buri wese akomeje kugenda yibaza ikigiye gukurikiraho, nyuma yuko hari hashize igihe kirekire cyane uyu koko ndetse afatanyije na mama we bari kugambanira Miki bagamije kumutandukanya n'umugabo we Iva, ariko imipangu yabo yose igakomeza kugenda ibapfubana. Kugeza ubu ngubu uyu koko ndetse na mama we bari bamaze gupanga undi mupangu mubi, bari bamaze gupanga umupangu w'ubwiyahuzi y'uburyo bagiye gukoresha bakabasha kuba bafata Miki bakamutandukanya n'umugabo we Iva, hanyuma uyu mugore ngo ni Korodina akaba ari we wegukana uyu mugabo ngo ni Iva, bagatangira kubana nk'umugore n'umugabo, naho Miki we akajya kwangara. Guys, nyuma yuko bari bakomeje kugenda bapanga iyo mipango yose, umupangu koko yari akomeje kugenda apanga na mama we uko bagiye gufata umuti bakawutega umugabo wa Miki ari we Iva, yarangiza akajya ahora yiruka kuri koko akanga Miki. Ibyo byose mu gihe babipangaga, uyu Miki yabashije kuba yabagwa gitumo, yabashije kuba yabageraho abatunguye, yumva imipango yose bafite niyo kumusenyera urugo, niyo kumutandukanya n'umugabo we Iva. Guys, uyu Miki yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Uyu Miki yatunguye cyane, yatunguwe no gusanga mukuru we Korodina ari we uri mu mupango wo kumusenyera urugo. Aza gutungurwa nuko mama we wamwibyariye ari we ufatanyije na mukuru we kugira ngo babe bamutandukanya n'umugabo we Iva. Guys, ibi byose bitumye Iva afata icyemezo avuga ko agiye kubwira Miki buri kimwe cyose cy'ukuntu ibintu byatangiye, uburyo yatangiye akundana na Korodina nyuma bakaza kuba batandukana, ari nayo gahunda uyu Korodina cyangwa se koko afite yo kugira ngo nanone abashe kuba yakongera kwigarurira uyu mugabo ngo ni Iva. Ariko uyu Iva akaba atabikeneye izo situwasiyo zose. Uyu Iva amaze gufata icyemezo avuga yuko agiye kuba yaziganiriza umugore we Miki, nawe akabasha kuba yamenya ukuri kwa nyako. Nyuma yuko uyu mugabo ngo ni Iva yageragezaga kugenda yirukana uyu mugambanyi w'umugore ngo ni koko mu rugo rwe, ariko Miki agasubira kumugarura. Uyu Miki nawe abashije kuba yamenya ukuri kwa nyako, abashije kuba yafata icyemezo ko aba bantu bose agiye kuba yabirukana, ahereye kuri mama we ndetse na mukuru we koko. Uyu Nsuki nawe wari waranze kuvugisha ukuri, uyu Nsuki wari warafashe rikodi z'uburyo uyu mugore ngo ni Korodine yari akomeje kugenda agambanira murumuna we koko, ariko uyu Nsuki izi rikodi akanga kuzumvisha mabuja we ari we Miki kugira ngo abashe kuba yamenya situwasiyo ihari, abashe kuba yamenya ko ari kugambanirwa. Uyu Nsuki nawe yamaze gufata icyemezo cy'uko agiye gushira ukuri hanze, cy'uko ibintu byose byari bimaze iminsi bibera mu rugo rwa Miki agiye kuba yabitangaza, uyu Miki akamenya ukuri kwa nyako. Murabizi ko impamvu uyu Nsuki yari yaranze kuba yafata icyemezo cyo gushira ukuri hanze, cyo gushira amabanga yose ya Korodina hanze, yabikoreshaga nk'iturufu ryo gukangisha uyu Korodina kugira ngo arebe ko Korodina yakemera ko baryamana. Ikintu Nsuki yashakaga ni ugufata aya mabanga agakomeza kugenda ayahishira kugira ngo ajye ayakoresha abwira Korodina ko baryamana,
kugira ngo abashe kuba yamugirira ibanga, ariko ibyo byose bibashije kuba byarangira. Uyu Nsuki bari bakomeje kugenda bamushyira kuri puresha, bamubwira ko agomba kubisiba. Ibyo yifuje byari byarananiranye, rero ku munota wa nyuma birangiye Nsuki byose abishize hanze, ari nabyo biteye ubwoba. Abantu bakomeje kugenda bibaza ngo ese ni iki kigiye kuba cyakurikiraho, kuba Miki asanze abantu bari bakomeje kugenda bamugambanira, ari abavandimwe be, ari mama we, ndetse ari na mukuru we Korodina. Ibi byose ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, kugambanirwa n'abavandimwe bawe, kugambanirwa na mukuru wawe, kugambanirwa na mama wawe. Ibi ngibi ni ibintu biteye uyu mumama ngo ni Miki agahinda, biza kurangira afashe icyemezo cy'uko bose agiye kubirukana mu rugo rwe, kandi bakagenda abahaye gasopo yuko nta muntu n'umwe wemerewe kumugarukira mu rugo. Guys, baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ubugambanyi bwose Korodina yarakomeje kugenda akorana na mama we bugamije gusenya Miki n'umugabo we, kuba bubashije kuba bwamenyekana hakiri kare, nta kintu na kimwe barakora. Ibyo bigiye gutuma Miki abasha kuba yagira umutekano. Ibikomeje kugenda bivira muri filime yacu Icyumba Cyanjye series. Aba bagambanyi uko ari babiri, yaba Korodina ndetse na mama we, role zabo zari zikomeje kugenda zirambirana, aho ibintu byose bigiye gutangira gukurikiraho muri filime Icyumba Cyanjye. Bigiye gutangira kubibona neza. Abantu mwakoze subscribe, nimba utarakora subscribe kugira ngo ubone episode z'imiriro zigiye gutangira gukurikiraho za filime yacu Icyumba Cyanjye series, urasabwa gukora subscribe. Reba munsi y'ivideo gato kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho ufungura akazogera ka mbere kuri all notification, kugira ngo episode zose zizakugerereho ku gihe. Ikindi kintu nanone urasabwa gukanda like ni kuri ako gakumwe k'ikiganza kurebye hejuru, ukozaho urutoki, ubundi ibintu byose bikomeza kugenda neza. Uduha igitekerezo cyawe hasi muri komenti, utubwira nimba ubyishimiye kuba ubugambanyi bwa Koko na mama we bubashije kuba bwamenyekana, kuba Miki abashije kuba yamenya ukuri, kuba Iva nawe abashije kuba yafata umugore we Miki akamubwiza ukuri, akamubwira umubano yagiranye na mukuru we Koko. Ibintu byose bikaba bigiye ku mugaragaro. Ibi byose nimba ubashije kuba wabyishimira, kuba uyu Nsuki abashije kuba yashira amabanga yose hanze, abashije kuba yamena umuceri, turagira ngo ugaragaze ibitekerezo bya hasi muri komenti, ushiremo udusiti katw'imitima nimba wishimye cyane, kuko aba bagambanyi bari bakomeje kugenda barambirana. Abantu bifuza yuko uyu Miki yamenya ukuri, akamenya gahunda